Ni metero 10 se zakumarira iki maze nuko arazirengeje agiye kurajya arongora inkariko. Waba warabuze urubyaro ufata nk'ak'inkoko ese ujya mu mihango ukaribwa yewe mugabo ufite agatsi nk'ak'uruhinja tugane tugufashe tukwibira ibanga abandi bagurisha. Karibu bakiriya, karibu ni mwihute tubafashe. Yewe mugabo ufite agatsi nk'ak'uruhinja karibu kiriya. Ushaka igitsina kingana gute? Ushaka se kuri mugore uhora kuvuga nta kimaze uzamwereka ko hari ikishoboye. Ariko we nuri umusazi. Ndakwiyamye papa nako muze. None se niba utari umusazi utura n'umuntu ukamubaza ngo ashaka igitsina kingana gute? Babimenye rwose mbaye igitsina mushaka guhera kuri santimetero 5 kugira aho wifuza. Ariko mana yanjye Ushaka santimetero 15 ndazifite aho bwishyura ngo uhereze. Kisi igitangaza abahungu Cyane rwose kubona umugabo nkawe waronguraga amasegonda 15 none ukaba ugiye kurajya ukora hejuru y'isaha. None se ndakubwiye ko ndi umugabo. Mama wawe Ndise mujyanye bayizewe. cyane rwose umve ngo nanjye mbere umugabo wanjye nta kintu yamarira ariko ubu ngubu n'ingurube yayihoma. Ariko uri gukina komedi. Oya ahubwo mbwira uri gushaka umutungano. Nanakwiye sindi umugabo. Ndi umugore wubatse kandi wiyubashye. Sorry mabuja uzi ko umuntu akurebye akaguhera hasi yabona uri umugabo. Karusho noneho umukinyi Ikisi. ufite imfundiko mbura akanyagira. Ufata abakiriya. Mwihangane sasa tubafashe gute? Ajya gucuruza iki n'iki. Terekeranye n'abagabo ufite imiti tumutinda mu gikorwa cy'abashakanye. Ngaba atarashakanye wapi. Tujya ukoresha ubwenge bwawe ko bidusaba. Cyangwa bugira ngo bukore ukumva gutoneka. Iyo ucecetse umunwa uraremera. Wapi. None kukanyamo nkagusobanurira bikunanije. Ceceka rero mvuge. Ugire muvuga ibintu mbeshya nka kwihorera. Uzi ko ibintu ndi kukubwira ari ukukubeshya wajya ukaza kubyibwira. Akanya nakawe. Usa ndamenye nari nshyitse. Nyabugogo se none numvise uri kuvuga. Ise ko ncuruza imiti aho nari nshyitseho gute? Uza nkubaze nanjye binyobera. Twikomereze n'ibyo twari turimo. N'umugabo rero amaze gukomera umugongo yajya akora isaha kuzamura abakeneye n'umutukuzi. Yego ibyo byose kandi bikaba mu kanya nk'ako guhumbya. Niba ari uko mpaho santimetero 10 ni ibihumbi 10. Ajyawe nawe gukomeza umugongo akabihumbi 20. santimetero 10 se zakumarira iki maze nuko arazirengeje. Kuri nge nta kibazo uko size ushaka izabingana niko n'amafaranga azabangana. Gute ubwo? Santimetero 10 ari ibihumbi 10 ugura kuba nizo ushaka. Nta kibazo nakwishyura igice mbere ikindi nyuma. Abonye ko umuti uri gukora. Byo kuri nge nta kibazo ahubwo mbwira urashaka ikingana gute? Nkurikije igitsina cy'umugabo wanjye nuko ankora nkumva nashyike. Wenda nka metero na santimetero 40. Ni karesha. Oya. Ahubwo niko nshaka ko igitsina cye cyaba kireshya. Agiye kurajya arongora inkariko. Oya ni njyewe. Uzongera gucisha mu mupura ariko arajya acisha mu kibuno yiguke mugabo. Nabanye magambo nkorera ibyo ndi gushaka cyambwira nigendereyo nari ngiye. Ndagasumba uko ndashya ibyo bintu ntabwo nabikora. Uzi ko aramutse aguca inyuma yazava ku mukobwa w'abandi amwishe. Ugasanga tumazeho abana. Kandi mutabikora ariko nigendere. Nese mabuja ntabwo twari imiti y'imihango. Kiranya ko ndabona ari bikeneye kundusha.